Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Nongeye nanone kubasuhuza mbifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku Mwami Imana yacu. Muri uyu mwanya mwiza nanone w'ijambo ry'Imana, aho tugiye kuganira ku magambo y'Imana, tureba uko wasenya ibicaniro bibi. Iyi si tubayemo ubusanzwe ni iy'umwuka. Kandi mu isi y'umwuka nta kintu kibaho kitabanje kubaho mbere. Hari ibintu bigaragara mu mubiri uyu munsi, ariko ibyo bintu byose biba byarabanje kubaho mu mwuka. Nuko rero ibyo bivuze ko hari ibintu byinshi bigenga imibereho y'abantu, hari ibintu byinshi bigenga imiryango y'abantu, hari ibintu byinshi biba bigenga ibihugu byose, ariko abantu benshi ntibabasha kumenya ibyo bintu. Umwuka w'Imana atwereka ko hariho igicaniro cy'Imana kandi habaho n'ibicaniro by'abadayimoni. Ibyo bicaniro rero byose bifite intego. Igicaniro kimwe kigamije kuzana umugisha, aricyo gicaniro cy'Imana. Ikindi kigamije kuzana umuvumo, ubukene, kurwara no gusenya imibereho y'abantu. Icyo ni igicaniro cya Satani. Reka twongere turebe gato, twongere twibaze ngo igicaniro ni iki. Ubundi ijambo igicaniro mu buryo Bibiliya ibivuga, bisobanura ahantu umuntu ahurira n'Imana, cyangwa se ahantu umuntu ahurira n'imyuka. Ni ahantu haberaho itumanaho hagati y'umuntu, umwuka w'umuntu n'imbaraga zo mu isi y'umwuka. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 8 n'umurongo wa 20, Bibiliya ivuga yuko Nowa yubakiye Uwiteka igicaniro, ashyiraho ibitambo. Uwo munsi Uwiteka niho yavuze ati, sinzongera kuvuma abantu ukundi. Bivuze yuko hari igicaniro cyiza uwo munsi cyazamutse kuvugira abantu. Ariko hari n'ibindi bicaniro bibi byubakwa n'abantu batari mu ruhande rw'Imana. Iyo turebye nko mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice byaho 16 umurongo waho 32, Ahabu umwami wa Isiraheli yubakiye Bali igicaniro, maze igihugu cyose cyinjira mu mwijima, cyinjira munsi y'icyo gicaniro kibi cyari cyubatswe. Reka turebe nanone wenda ibisobanuro nyamukuru twavuga ku bicaniro. Igicaniro ni ahantu hambere ho guhana amasezerano n'imbaraga z'umwijima. Ahantu ho guhana amasezerano n'imbaraga z'umwijima. Reka muri uyu mwanya dusenge isengesho, uvuga uti, Mwami Yesu, uyu munsi nje imbere yawe, mpagaze mu isezerano ry'amaraso Yesu Kristo. Igicaniro cy'amaraso Yesu Kristo reka abe aricyo kivugira ubuzima bwanjye. Buri sezerano ryose ry'umwijima ryari ku buzima bwanjye uyu munsi nirisenyuke mu izina rya Yesu, kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Buri sezerano ryose ry'umwijima ryari hejuru y'ubuzima bwanjye, ryari hejuru y'urugo rwanjye, ryari hejuru y'urubyaro rwanjye, ryari hejuru y'ubutunzi bwanjye, ryari mu muryango wanjye, iryo sezerano nirisenyuke mu izina rya Yesu. Hari ibindi bicaniro nanone twarimo tuvuga ibisobanuro nyamukuru. Igicaniro gifite ijwi, kandi iryo jwi rivuga ku buzima bw'abantu. Reka twongere dukore iri sengesho nanone, vuga ngo, Mwami Yesu,
ndakira ijwi ryawe mu buzima bwanjye, ijwi rivuga ibyiza, reka rimvugire muri uyu mwanya. Buri majwi yose y'abadayimoni yavugiraga ubuzima bwanjye, amajwi yandegaga, ayo majwi yose muri uyu mwanya, mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo, amaraso Yesu Kristo nacecekeshe buri jwi ryose ry'umwanzi. Uyu munsi buri jwi ryose ry'umwanzi ryahoraga rivuga ku buzima bwanjye, amaraso Yesu Kristo naricecekeshe. Buri jwi ryose ryavugaga ku muryango wanjye, ijwi ry'umwanzi, amaraso Yesu Kristo naricecekeshe. Ijwi ryavugaga ku kazi kanjye, iryo jwi ry'umwanzi niriceceke mu izina rya Yesu Kristo. Ijwi ry'umwanzi ryavugaga ku rugo rwanjye, ryavugaga ku rubyaro rwanjye, ryavugaga ku muryango wanjye, iryo jwi ry'umwanzi ryahoraga rivuga muri uyu mwanya, reka ijwi ry'amaraso Yesu Kristo ricecekeshe iryo jwi. Mwami Yesu, reka ijwi ry'amaraso yawe Yesu ryongere kuvuga ku buzima bwanjye, ku rugo rwanjye, ku muryango wanjye, mu kazi kanjye, mu itorero no mu gihugu cyanjye, mu izina rya Yesu, amen. Nanone igicaniro cyubatswe n'umuntu cyangwa se n'umuryango gishobora kuvugira abo bantu. Ni ukuvuga ngo ni igicaniro cy'umuryango cyubatswe n'umuntu mu muryango. Hari ijwi rivuga mu muryango kubera igicaniro cyahubatswe. Niba ari igicaniro kibi kiri mu muryango wawe, kiri mu muryango aho ngaho, hari ijwi rivuga kuri icyo gicaniro. Ongera usubiremo iri sengesho, uvuga ngo Mwami Yesu, nje imbere yawe, ndasenze kugira ngo ijwi ryawe ryongere kuza kuvuga mu muryango wanjye. Ijwi ry'amaraso Yesu Kristo nirize kuvugira mu muryango wanjye. Ndasenze kugira ngo ijwi ryose ry'abadayimoni, ijwi ry'ubupfumu, ijwi rya nyabingi, ijwi rya ryangombe, ijwi ry'abasataniste ryavugaga hejuru y'umuryango wanjye, uyu mwanya niriceceke. Ndohereza amaraso Yesu Kristo kugira ngo acecekeshe iryo jwi ry'ubupfumu, iryo jwi rya nyabingi, iryo jwi ry'amahembe, iryo jwi ry'abadayimoni. Uyu mwanya amaraso Yesu Kristo nacecekeshe iryo jwi mu izina rya Yesu. Reka ijwi ry'amaraso Yesu Kristo ryongere kuvuga ku muryango wawe. Ijwi ry'amaraso Yesu Kristo niryongere kuvuga ku muryango wanjye. Ijwi ry'amaraso Yesu Kristo niryongere kuvuga mu kazi kawe. Ijwi ry'amaraso Yesu Kristo niryongere kuvuga ku rubyaro rwawe. Ijwi ry'amaraso Yesu Kristo niryongere kukuvugira uyu munsi. Ayandi majwi yose y'umwanzi naceceke mu izina rya Yesu. Rero nk'uko twabibonye, iyo ushaka gutsinda igicaniro kibi, ntabwo uba uhanganye n'abantu, ahubwo uba uhanganye n'umwuka washyizeho icyo gicaniro. Rero bisobanuye ko nta gicaniro gihagarara kitagira ikindi gicaniro kikirwanya. Nta gicaniro kibaho kitagira ikindi gicaniro bihanganye. Reka turebe mu gitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18. Eliya yahuye n'abahanuzi ba Bali. Bahurira he? Bahuriye ku musozi Karumeli. Aba bombi bari bafite igicaniro cyabo, abahanuzi ba Bali. Eliya nawe yari afite igicaniro cye. Ariko bose batangiye gusenga. Ariko nk'uko basenze, Uwiteka yagaragaje iki? Yagaragaje ukuri kwe. Umuriro wavuye mu ijuru ku gicaniro umanuka ku gicaniro cya Eliya, kwika igitambo, inkwi n'amabuye n'umukungugu byose birashya. Aha rero niho igicaniro cy'Imana cyaje gukuraho, cyangwa se cyaje gusenya, cyaje kurimbura igicaniro cya Satani. Reka turebe nanone ibicaniro bibi bikora gute. Navuga ngo hariho uburyo bwinshi
ibicaniro bibi byubakwamo mu buzima bw'abantu. Hari uburyo bwinshi ibicaniro bishyirwaho abantu bakabyubaka. Icya mbere, hari igicaniro cy'amaraso. Ibicaniro by'amaraso bikora gute? Iyo umuntu akoreye ibikorwa by'umwuka, cyangwa se akajyanwa mu migenzo mibi, tuvuge wenda nk'ubupfumu, imigenzo ya gipfumu, murazi yuko hagomba kumeneka amaraso. Umupfumu niho hantu uzabona ngo ashaka ihene y'ibara rimwe, inkoko y'ibara rimwe, n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo ni amaraso agomba kumena. Iyindi bicaniro by'amaraso ni igihe bamena amaraso y'abantu cyangwa se y'inyamaswa, nk'ibyo by'ubupfumu nyine, n'ibindi migenzo y'abasatanisite. Niyo mpamvu uzabona hari ukumenwa kw'amaraso. Hakaba hari abantu batamba mu miryango. Hari umuntu watambwe mu muryango, ukabona hari umuntu ugomba gupfa kugira ngo uwo muryango, kuko abasatanisite bashaka kunywa amaraso. Rero icyo gihe baba bashyizeho igicaniro cy'amaraso. Reka dusenge iri sengesho nanone kubw'imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu ubwe we yatanze amaraso ye kugira ngo aze gukuraho ibindi bitambo byose by'amaraso. Nabwo mbyinjiyemo cyane, ariko kera mbere mu isezerano rya kera habagaho ibitambo by'amaraso. Niyo mpamvu bajyanaga inuma, intungura. Niyo mpamvu bajyanaga inka bagatamba ibitambo, bakamena amaraso. Ayo maraso yari ayo gutwikira ibyaha mu gihe kingana n'umwaka. Umutambyi mukuru niwe wagendaga agatamba icyo gitambo, atambira ubwoko bw'Imana, ariko icyo gitambo ngo cyari cyo gutwikira ibyaha by'abantu mu gihe kingana n'umwaka. Umwaka washira, ubwo nyine uwo mwaka cyavugaga kuri uwo mwaka gusa. Ariko uyu munsi tugiye gusenga nanone isengesho kubw'ibicaniro by'amaraso biri mu buzima bwawe, kubw'ibicaniro by'amaraso biri mu muryango wawe. Birashoboka yuko mu muryango wawe hari ibitambo by'amaraso, hari ibicaniro by'amaraso batambye, batanga mu bapfumu, batanga mu barozi. Ibyo bicaniro rero bikaba bivuga ku buzima bwawe, bikaba bivuga mu muryango wawe. Ayo maraso akaba ahora avuga. Ariko tugiye guhamagara amaraso Yesu Kristo kugira ngo akureho ayandi maraso yose yavugaga, ibindi bicaniro byose by'amaraso byavugaga mu buzima bwawe. Uyu munsi bihindurwa ubusa. Vuga ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe uyu munsi, ndasenze ndi imbere yawe. Buri gicaniro cyose cy'amaraso cyavugaga ku buzima bwanjye, yaba igicaniro cy'ubupfumu, igicaniro cy'abasatanisite, igicaniro cyashyizweho mbizi cyangwa se ntabizi, iki gicaniro kiri mu muryango wanjye, ndasenze kugira ngo amaraso Yesu Kristo uyu munsi amanuke ku buzima bwanjye. Amaraso Yesu Kristo amanuke mu rugo rwanjye, amanuke mu rushako rwanjye, amanuke mu rubyaro rwanjye, amanuke mu muryango nkomokamo. Ayo maraso ariyo aza kuvuga. Ibindi bicaniro byose by'amaraso byatuvugiraga uyu munsi nibikurweho, kugira ngo amaraso Yesu Kristo avuga ibyiza ariyo atuvugira uyu munsi. Ndasesa ibicaniro byose by'amaraso byashyizweho n'abarozi, n'abapfumu, n'abasatanisite. Ibyo byose uyu munsi nibikurwe ku buzima bwanjye, nibikurwe mu rushako rwanjye, nibikurwe mu rubyaro rwanjye, nibikurwe mu muryango wanjye. Igicaniro cy'amaraso Yesu Kristo nikibe aricyo gitangira kuvuga uyu munsi, mu izina rya Yesu. Amen.
hari ibindi bicaniro by'amagambo, amagambo yo kuvuma cyangwa se indahiro mbi. Hari amagambo bagiye batura ku buzima bwawe mabi. Hari indahiro ushobora kuba warakoze nawe ubwawe cyangwa se indahiro bakoreye ku buzima bwawe. Ibyo bicaniro nabyo ni ibicaniro bibi. Reka tufate urugero. Nk'umuntu ashobora kuvuga ati ntuzigere utera imbere. Ntuzigere utera imbere. Hari ibicaniro bajyaga bakora nk'abakurambere, bagakorana ibicaniro bakavuga ngo mandwa, bakora imandwa ngo mandwa za data uzandindira abana, uzandindira abuzukuru, uzandindira ubuvivu, uzandindira ubuzukuruza n'ubuvivu n'ubuvivure, bazagukorera nibatagukorera bazakenyuka, nibatagukorera ntibazashake, nibatagukorera ntibazatunge. Urumva ni ibicaniro by'amagambo baturaga. Ni amagambo yatuye ku buzima bwawe. Wisanga hari igicaniro cy'umuvumo w'amagambo cyatuye ku buzima bwawe. Uba munsi y'icyo gicaniro, hari ijambo ugendana naryo, ariko uyu munsi tugiye gukuraho iki gicaniro. Vuga ngo Mwami Yesu, buri gicaniro cyose cy'umuvumo w'amagambo, buri ndahiro yose yakozwe igakorwa nanjye mbizi cyangwa ntabizi, buri ndahiro yose yakozwe mu muryango wanjye, buri ndahiro yose yakozwe n'abanzi, amagambo banyatuyeho atari meza, uyu mwanya ayo magambo kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo nyahinduye ubusa, nyahinduye ubusa, ndahindura ubusa mu izina rya Yesu. Buri ndahiro yose mbi yakozwe, uyu mwanya ndakuraho iyo ndahiro. Ndakira indahiro y'amaraso Yesu Kristo, ndakira indahiro yo gucungurwa, ndakira imbabazi z'Imana, ndakira imbabazi z'Imana, ndakira amaraso Yesu Kristo ku buzima bwanjye kugira ngo atunganye ubuzima bwanjye, atunganye urugo rwanjye. Buri ndahiro mbi yakozwe ku rushako rwanjye, buri ndahiro mbi yakozwe ku rubyaro rwanjye, kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, reka iyo ndahiro ikurweho. Indahiro y'amaraso Yesu Kristo, gucungurwa, kwezwa no gutunganywa ari byo biba umurage wanjye n'urushako rwanjye n'urubyaro rwanjye n'umuryango wanjye n'igihugu cyanjye aho dukomoka, mu izina rya Yesu, amen. Hari indi bicaniro, ubwoko bw'ibicaniro byubatswe, ibicaniro by'ubusambanyi n'irari. Ibicaniro byubakwa gute? Iyo umuntu akora ibyaha byo mu mubiri akabikora mu buryo bwo guhuza imbaraga z'umwuka n'izindi, biba byubatse igicaniro cy'ubusambanyi. Reka dusenge nanone. Birashoboka yuko uzabona umuryango cyangwa se abantu baba mu busambanyi, ariko ukabona ubusambanyi bwa karande bw'inkomoko budashira. Reka dusenge, vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi igicaniro cyose cy'ubusambanyi cyahoraga gitwikiriye kirondora ubuzima bwanjye, kirondora umuryango wanjye, uyu mwanya kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, iki gicaniro nigisenyuke, nigikurweho mu izina rya Yesu. Hari ibindi bicaniro by'amateka y'umuryango byubatswe, ari byo bicaniro twita ibicaniro bya karande. Ibyo bicaniro byubakwa hehe? Mu miryango, aho abazimu cyangwa se abapfumu bahoze ari bo bagenga uwo muryango, bigatuma abantu bose bavuka muri iyo miryango bagira umuvumo umwe. Uwo muvumo ni uwuhe? Ibyo ibicaniro byubatswe mu miryango bigashyirwaho n'abapfumu, ibyo byatumaga abantu bapfa bakenyutse. Nibyo nigeze kuvugaho, aho ngo turindire abana bazagukorere, nibatagukorera bazakenyuke, nibatagukorera ntibazashake, nibatagukorera ntibazagira icyo bageraho. Abantu bakaba munsi y'icyo gicaniro aricyo kibagenga, gigenga ubuzima bwabo. Abantu bakaba munsi
y'uwo muvumo, kuko bashyiriweho ubuzima n'icyo gicaniro nicyo kigenga ubuzima bwabo. Tugiye gusenya icyo gicaniro nanone, igicaniro cya karande cyo gukenyuka. Vuga ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe uyu munsi, kuko watsinze urupfu, watsinze icyaha. Ndagushimira imbabazi zawe. Uyu munsi umwuka wo gukenyuka ndawukura ku buzima bwanjye. Uwo muvumo wo gukenyuka ndawirukana mu rugo rwanjye. Uwo muvumo wo gukenyuka ndawukura mu muryango wanjye. Izo mbaraga z'abadayimoni, kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, uwo muvumo nucike. Izo mbaraga nizikurweho kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Umuvumo w'ubukene reka nawo tuwusenye. Vuga ngo Mwami Yesu, uyu mwanya ndi imbere yawe, kuko watsinze byose ugatwara ubukene bwacu. Uyu munsi ndasenze kubw'umuvumo w'ubukene uri hejuru y'ubuzima bwanjye, uwo muvumo uri mu muryango wanjye. Izo mbaraga, icyo gicaniro cyubatswe, uyu munsi ndasenze kugira ngo amaraso Yesu Kristo amanuke kuri icyo gicaniro, gisenyuke mu izina rya Yesu. Nanone umuvumo wo gusenyuka kw'imiryango ni uyu muvumo uba waragenze imiryango. Ni iki gicaniro kiba cyarabayeho, nicyo kigenga imiryango ngo abantu ntibazubake, ingo zabo ntizizarame. Hari igicaniro kirimo kigenga imiryango, ingo nyinshi zisenyuka, ababanye nabo ntibabanye neza, babayeho ariko urugo rusa naho rutariho. Ni uyu muvumo tugiye kuwusenya. Ni umuvumo uhagaze muri uyu mwanya urimo urwanya kandi unanije abantu mu gihe nk'iki ngiki. Vuga ngo Mwami Yesu, ndi imbere yawe, ndasenze saba umugisha wawe kugira ngo winjire mu rugo rwanjye. Saba amaraso yawe Yesu kugira ngo icyo gicaniro cy'amaraso cy'amaraso Yesu Kristo cyubakwe mu muryango wanjye. Uyu muvumo uza gusenya umuryango, nkukuye mu rugo rwanjye, nkukuye mu muryango wanjye, nkukuye mu bavandimwe banjye, ndawirukanye mu gihugu cyanjye. Uyu muvumo mu izina rya Yesu usenya amago, nusenyuke mu izina rya Yesu kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Amen. Rero tugiye tubona ibicaniro, nubwo tutagiye twinjira muri detaye cyane, ariko twagiye tureba ibicaniro uburyo byagiye byubakwa. Muri make navuga ngo ni gute wasenya ibicaniro bibi. Nagira ngo nkubwire ngo nta gicaniro gisenywa n'amagambo gusa, ahubwo gisenywa n'imbaraga z'Imana ziboneka he ku gicaniro cyera. Rero hari ibintu by'ingenzi wamenye, ibintu by'ingenzi tugiye kuvugaho nihuta, ibintu bigera nko kuri 5. Ndabivuga nihuta kubw'umwanya. Icya mbere ni ukumenya neza isoko y'ikibazo cyawe. Ntushobora gusenya ikintu utazi aho cyaturutse. Bigusaba iki? Gusubira inyuma ugasuzuma amateka yawe, umuryango wawe, aho waturutse n'amasezerano yabayeho. Hari amasezerano ashobora kuba yarabayeho mu muryango wawe, hari amasezerano ashobora kuba yarabayeho mu rugo rwawe, hari amasezerano ashobora kuba yarabayeho mu mibereho yawe. Subira inyuma ubanze umenye ngo amateka y'ikibazo, inkomoko y'ikibazo iraturuka he. Niyo mpamvu rero hari abantu benshi barasenga ariko ntibamenye ikibahagarika. Bibiliya mu gitabo cya Yohana 8:32 atubwira ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzaba batura. Icya kabiri nihuta, hindura isengesho ryawe ribe iryo ku gicaniro. Numara kumenya amateka yawe, hindura isengesho ribe iryo ku gicaniro. Isengesho risanzwe
rihinduka iryo ku gicaniro ryari ni igihe rishingiye ku ituro n'umurava by'umwuka. Iyo usenga mu mwuka ugasengana umutima uciye bugufi, ukaba ugira umutima wo kwihana, uba uhagurukije igicaniro cy'Imana imbere y'igicaniro cya Satani. Iyo turebye mu rugero rwa Eliya, ntabwo yasenye igicaniro cya Bali mu magambo gusa. Icyo yabanje gukora, yabanje gusana igicaniro cy'Uwiteka, ashyiraho igicaniro gishya, ashyiraho ibitambo. Nibwo yabanje gutakambira Imana, umuriro w'Imana uramanuka. Kubera iki? Yabanje gushyiraho igicaniro gishya. Icya gatatu, tanga ibitambo byera. Ibitambo biri ku gicaniro nibyo byerekana umutima w'umuntu. Rero iyo ushaka gusenya igicaniro kibi, ujya imbere y'Imana ukayaturira, ukayibwira ibikugoye. Bishobora kuba ari ibibazo ufite bikugoye mu mutima, hari ibibazo by'amafaranga, hari ibibazo mbega bya bindi bikugoye. Rero kugira ngo usenye igicaniro kibi nuko uba ufite igicaniro cyejejwe. Reka turebe urugero rwa Gideyoni nanone. Gideyoni yabanje gusenya igicaniro cya Bali, ariko ntiyerekeye aho. Yamaze gusenya igicaniro cya Bali, yubaka igicaniro cy'Uwiteka, ashyiraho ibitambo. Urumva? Rero yubatse igicaniro cy'Imana, kiba kirusha imbaraga igicaniro cya Satani. Ntabwo ari ugupfa gusenya ibicaniro gusa. Urasenya igicaniro, ese witeguye no kubaka igicaniro cy'Imana? Hari igihe rero tugira mu gihe cyo kuvuga ngo ndasenya, ariko nta gicaniro cy'Imana kiri mu buzima bwawe. Bisaba rero kuba ufite igicaniro cy'Imana mu buzima bwawe, kugira ngo n'igicaniro cya Satani ugombe kugisenya. Natangiye nkubwira ngo ni ibicaniro bibiri biba birwana. Igifite imbaraga nicyo gisenya ikindi. Bitewe n'iki gicaniro kigira imbaraga ryari, bitewe n'umuntu utambira kuri icyo gicaniro. Icya kane, ganira n'Imana mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka. Abefeso 6:17. Rero iyo usenga ukoresheje ijambo ry'Imana, ubwaryo ni imbaraga ziguha gusenya ibicaniro by'umwanzi. Reka nihuta. Icya gatanu, ugomba guhindura imyitwarire yawe. Gute? Igicaniro cy'Imana gikeneye iki? Ubuzima bwejejwe. Rero ntabwo ushobora gusenya igicaniro kibi mu gihe ukigendera mu byaha, mu gihe utarahinduka, mu gihe utaraha ubuzima bwawe ngo bube ku gicaniro cyejejwe. Ndimo negera ku musozo, nakubwira hari amasengesho yo gusenya igicaniro wenda nk'atatu. Irya mbere ni ukwatura. Irya kabiri ni ugusenga mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatatu ni isengesho yo kubaka igicaniro gishya. Ndangiza wenda navangu igicaniro cyawe nicyo kizakuvugira cyangwa se kikakurwanya. Niba ushaka gutsinda mu isi y'umwuka, ntugomba kurwana n'umuntu, ahubwo ugomba kurwana nk'igicaniro. Ugomba we kurwana nk'igicaniro. Igicaniro cyawe nicyo kirwanya ibicaniro by'umwijima. Rero nkuko nabibabwiye, turangirije aha ngaha, tuzakomeza izi nyigisho, ariko aho muri mwese nongeye kubifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku Mana. Nimuhabwe umugisha n'Uwiteka. Mwari kumwe na Evangeliste Usengimana Daniel. Shalom.